Muraho neza nshuti zanjye, uyu munsi nk'uko bisanzwe tugiye kwiga isomo ryacu rya Excel. Ngira ngo mu isomo ryahise twarebeye hamwe ibijyanye na home tab. Uyu munsi rero tugiye gukomeza n'ibijyanye na insert tab, by'umwihariko ku bijyanye n'ukuntu wakora table ndetse n'uburyo wakwinjiza ifoto muri Excel yawe. Ntuze guhangayikishwa nuko hari ibintu bimwe na bimwe turaba dusimbutse nka pivot table, recommended pivot tables. Ibyo ntabwo tubyirengagije, ahubwo turaza kubyiga nyuma igihe turaba turangije kwiga isomo rya table neza nk'uko tubyifuza, kubera ko ibi bijyana n'amakuru kandi nta makuru turashyira muri table cyangwa se ngo tugire ikintu runaka dukora. Rero ntuze gucika intege, ahubwo ukomeze ushyiremo ingufu. Reka duse n'abagira akantu gatoya dukora kakwibutse bimwe mu byo twigeze kwiga. Ndifuza ko ishite yanjye ya mbere nyita learn cyangwa se insert table. Reka duhitemo insert table. Murabyibuka icyo twakoze, twaraje ahangaha turavuga ngo rename sheet, noneho turandikamo insert table. Niko iyi sheet yacu tuyise. Reka nanone tugira akantu gatoya twongeraho. Ndifuza ko row height iza kungana na 17 aho kugira ngo ize kungana na 15, ndetse nkaba nifuza ko colon iyo ingana n'9. Ngira ngo murabibona neza ko uburyo za cells zanjye zari zimeze zagiye zihinduka, haba mu burebure cyangwa ubugari. Reka twikomereze tugende ku isomo ryacu ry'uyu munsi rijyanye na insert tab. Tugiye kurebera hamwe table. Mbibutsa ko ushaka kwiga ibintu bya shortcut, iryo somo tuzarigeraho, nyamara ariko kuri mashine yawe ushobora kwihugura mu buryo bwo gukoresha shortcut, aho ushobora kuzamura cursor, watinza ku kintu utarakanda igahita ikwereka shortcut ushobora gukoresha. Mu yandi magambo, dushobora gukirika kuri table cyangwa tugakoresha Ctrl+T, cyangwa se gukanda Ctrl ugakanda ugakurikizaho T ariko utigeze urekura Ctrl, nabyo byagufasha cyane. Iyo rero dukiritse kuri table, hahita haza agatablo ka notification kadufasha kutwereka amakuru runaka mu byo tugiye gukora. Murabona ko ahangaha dufite sin $, b sin $6 cyangwa se sin $, ba sin $6. Bivuze ngo table yacu tumajije gukora ku bijyanye na title cyangwa se colon, iraza kuba iri muri sele ya B kandi row ya 6. Sele ya B 6 aribyo bivuze ibi ngibi bashyizeho. Mu yandi magambo hano nshobora guhindura nkavuga ngo egal $, sign, nkashyiramo a mu buryo ubwo ari bwo bwose, nkongeramo cya kimenyetso nkashyiramo rimwe. Icyo gihe ninkanda OK, murabona yuko bihise bizamuka. Kolone ya mbere ariyo yitirirwa izina bayita colon 1, ariko bahita bahihereza
agaseri kubera yuko nta tebo ibaho idafite seri, ubwo icyo gihe nta tebo yaba irimo. Reka dusubire inyuma noneho dukore tebo bya nyabyo. Nidukanda kuri tebo baraduhereza nka ya magambo. Nshobora kutandikamo aha ngaha ahubwo nkaza nka selectiona icyo gihe niba nshaka tableau yo kuva kuri 1 kugeza kuri 11, bivuze ngo iraza kuba ifite rows 10, ndetse no kuva kuri A kugera kuri D bivuze ko iraza kuba ifite colonne 4. Icyo gihe nshobora guselectiona. Iyo majije guselectiona byiyandikamo aha ngaha, bishatse kuvuga ko dufite A, colonne ya A kugeza kuri colonne ya D. Utu tumenyetso turimo hagati, utudomo tubiri cyangwa se icyo dukunda kwita colon, tumenyekanisha ko ari ukuva ahantu hamwe tugera ahandi muri Excel. Icyo gihe ninkanda OK, tableau yanjye izahita yikora ifite amatitire, mbese yerekana uburyo dufite colonne ya mbere, colonne ya kabiri, ya gatatu ndetse kugeza ku ya 4. Ubu noneho dushobora no guhindura amazina ya colonne zacu cyangwa se titre ya buri colonne ya tableau, tukayita names. Ahangaha dushobora gukosoraho tukayita name 1. Nandikiye aha nakanze double click, cyangwa se nshobora no kuza nkanandikira ahangaha nkandika name 2, byose byakunda. Ahangaha nkandika mark 1, hano nkandika mark 2. Murabona rwose ko tableau yacu imeze neza. Ni iki gisigaye se ku bijyanye no gukora tableau? Tableau ukiyikirikaho ako kanya bahita bakwereka indi tab yiyongeraho yitwa design. Design tab ifite byinshi, ariko noneho reka turebe bike mu by'ingenzi. Ya table yacu ifite amabara y'ubururu, dushobora gushyiramo ubundi bwoko bw'amabara nk'uko tubyifuza, ariko twabanjije kuyiselektiona nk'uko mubonye mbigenje. Ndetse aha twagenda tukamanuka tukabona utundi tubara bitewe n'uko twebwe tubyifuza. Table yacu dushobora kuyihindura rwose uko tubyifuza. Aha ni mu ruhande rwa table style. Noneho rero reka tuze muri table style option. Dufite header rows, dufite na bold row. Turashaka noneho kongeramo last column. Last column ize kuba yihariye ugereranyije n'iyindi. Dufite bolded rows, ariko dushobora no kongeramo na bolded column. Ubwo bishatse kuvuga yuko za rows zari zitsindagiyemo iri bara, turamutse ducekinze aha na colonne zaboneka zitsindagiyemo ririya bara. Hano dushobora gukenera total. Ako kanya ugikanda ko ukeneye row ya total, Excel ihita ishyiraho atari wewe ugombye kubyikorera. Dushobora no kwerekana first column nayo ikagaragara. Reka noneho turebe icy'ingenzi kurusha ikindi. Ngira ngo aka gace murakabonye neza, ariko ikintu kidasanzwe duhise tubonamo ni uko aka gace gashobora kudufasha kubona totali y'ibintu runaka kuri tableau yacu tutiriwe tujya mu mibare myinshi. Okay, reka noneho tutavuga ibintu byinshi, duhite twirebera ni gute noneho ya tableau yacu, niba mwibuka neza muri home tab twashyiramo imirongo imanuye.
nk'uko mwabibonye ndaselekisiyona aho nifuza ko imirongo iri buze, nindangiza nza aha ngaha muri fold group yo muri home tab nze mpitemo all borders. Icyo gihe bahita bacamo imirongo imanuye. Izina rya mbere reka turyite A, irindi turyite B, irindi turyite C, irindi turyite D. Noneho ya mazina tugende tuyasimburanya. Ndaselekisiyona amazina yose, nindangiza nze ku ruhande kuri aka kantu kiyandikeho ko ari agateranye cyangwa se agasaraba, noneho holding left click cyangwa se nkande left click ngumisheho ngende manura kansa. Ndaba natanze formule yuko nshaka ko ya mazina nagiye selekisiyona aza kugenda nyuranyuranamo ugendeye ku buryo byari bimeze mbere. Naha ngaha niko nabigenza, nkavuga nti ndashaka ko bihera kuri Z, aha bikaba X, aha bikaba Y, noneho nkavuga ngo aya mazina aze kunyuranyuranamo nk'uko nabikoze. Aha ndashaka noneho gutanga amanota ya mbere 12, uyu nguyu bikaba 15, uyu bikaba 18, uyu bikaba 20. Noneho nkifuza ko ya manota aza kunyuranyuranamo nk'uko nahana yakoze. Impamvu ndi kwihutisha bino, hari formule nshaka ko mugomba kwibuka. Ikindi kandi biraza kumfasha kwihutisha isomo ryacu kugira ngo ritaza gutinda. Murabona yuko aha ngaha bimanutse bijyamo ibice, ariko sibyo nifuzaga. Ibice rero mfite uburenganzira bwo kubigabanya nk'uko twabibonye, hasigarana imibare isanzwe. Naha ngaha ndifuza kugenda ngaragaza amanota nk'uburyo nakoresheje mbere. Sorry. Noneho muraza kureba ngo ni iki cyagiye kiba. Kubera ko twavuze ko twifuza totali, n'ubundi rwose nk'uko byagombaga totali yakozwe. Ese murakeka ko totali yakozwe ari totali y'ibiki? Mwigeze se mutekereza impamvu muri totali dufitemo 11? Ninde wavumbura iryo banga muri mwebwe munkurikiye? Ariko biroroshye. Ni ukuvuga ngo iyi totali iteranya umubare wa row, ntabwo iteranya uyu mubare w'amanota twagiye dushyiramo. Murakoze cyane. Isomo ry'uyu munsi ryari kubereka uburyo ki dushobora gusetingamo table. Turaza kugaruka mu isomo rikurikiyeho turebera hamwe ibindi bitandukanye dushobora gukorera tableau yacu. Mbibutsa yuko ukeneye kumpa igitekerezo cyangwa se kumbaza ikibazo, wampamagara ku nimero igendanwa 0781129963, cyangwa se ushaka kunyandikira kuri email ukandika habumugishapaul7z@gmail.com. Murakoze cyane, ndabashimiye.